Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 10. Bene data, iby'umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisirayeli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana, kuko Kristo ari we mategeko asohoraho kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Mose yanditse ibyo gukiranuka guheshwa no gukomeza amategeko atugusohoza azabeshwaho nako. Ariko gukiranuka guheshwa no kwizera kuvuga gutya kuti: ntukibaze uti ninde uzazamuka ngo ajye mu ijuru, bisobanurwa ngo kumanura Kristo, cyangwa uti ninde uzamanuka ikuzimu, bisobanurwa ngo kuzamura Kristo amukuye mu bapfuye. Ahubwo kuvuga kuti ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera iryo tubabwiriza. Ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Kuko byanditswe bivuga biti: umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, niwe ubereye abamwambaza bose ubutunzi. Kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Kandi bamwizera bate bataramwumva? Kandi bakumva bate ari ntawe babwirije? Kandi babwiriza bate batatumwe? Kuko byanditswe ngo mbega uburyo ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane. Icyakora abumviye ubutumwa bwiza si bose. Kuko Yesaya yavuze ati: mwami, ninde wizeye ubutumwa bwacu? Dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ariko ndabaza nti: ntibumvise? Ye, rwose barumvise, ndetse ijwi ryabo ryasakaye mu isi yose, amagambo yabyo agera ku mpera y'isi. Ariko ndabaza nti: Abisiraheli ntibabimenye? Mose niwe wabanje kuvuga ati: nzabateza ishyari ku batari ishyanga nyashyanga, nzabarakaza nkunze ishyanga ritagira ubwenge. Kandi Yesaya ashira amanga cyane aravuga ati: nabonywe n'abatanshatse, neretswe abatambaririje. Ariko ku Bisiraheli avuga ati: ubwoko butumva kandi butongana, nabutegeraga amaboko umunsi ukira. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 11. Nuko ndabaza nti: mbese Imana yaciye ubwoko bwayo? Reka da, kuko nanjye ndi umwisiraheli wo mu rubyaro rwa Aburahamu, wo mu muryango wa Benyamini. Imana ntiyaciye ubwoko bwayo yamenye kera. Ntimuzi ibyo ibyanditswe bivuga kuri Eliya, uburyo yivovoteye Abisiraheli abarega ku Mana ati: mwami, bishe abahanuzi bawe, basenya n'ibicaniro byawe, nanjye nsigaye njyenyine kandi barashaka kunyica. Mbese Imana yamushubije iki? Yamushubije iti: nisigarije abantu 7,000 batarapfukamira Bali. Nuko rero uko niko bikimeze no muri iki gihe. Hariho abantu bakeya basigaye batoranijwe kubw'ubuntu, ariko ubwo bibaye kubw'ubuntu ntibikiri kubw'imirimo, kuko bitabaye bityo ubuntu ntibwaba ari ubuntu. Nuko tuvuge dute? Icyo Abisirayeli bashatse ntibakibonye, ahubwo batoranijwe nibo bakibonye, abandi basigara binangiye imitima. Nk'uko byanditswe ngo Imana yabahaye umutima wo guhunikira n'amaso atabona n'amatwi atumva, uko niko bikimeze na bugingo n'ubu. Kandi Dawidi yaravuze ati: ameza yabo ababera nk'umutego n'ikigoyi n'igisitaza n'ingaruka mbi. Amaso yabo ahumwe be kureba, kandi ugumye kubaheta umugongo iminsi yose. Nuko ndababaza nti: basitariye kugwa rwose? Ntibikabeho. Ahubwo kugwa kwabo kwatumye agakiza kagera ku banyamahanga, kugira ngo bitere Abisiraheli ishyari. Ariko ubwo kugwa kwabo kwabereye abari mu isi ubutunzi, kandi gutuba kwabo kukabera abanyamahanga ubutunzi, ntanswe kugwira kwabo. Ariko ndababwira mwebwe abanyamahanga yuko nubahiriza umurimo wanjye, kuko ndi intumwa ku banyamahanga, kugira ngo ahari nteze ishyari bene wacu, mbe nuko nkiza bamwe muri bo. Ubwo gucibwa kwabo guhesheje abari mu isi kwiyunga n'Imana, kuzagarurwa kwabo ntikuzaba kuzuka. Ubwo ifu y'umuganura ari iyera, n'irobe naryo niko riri, kandi ubwo igishyitsi ari icyera, n'amashami nayo niko ari. Ariko niba amashami amwe yarahwanyuwe, nawe uri umunzenze wo ku gasozi ukaba waratewe nk'ingurukira hagati y'amashami, ugasangira nayo amakakama y'igishyitsi cya Elayo, ntukirarire ngo ugaye ayo mashami,
niba wirarira uyagaya, wibuke yuko utari igishyitsi kimeze kuri wowe, ahubwo ni wowe umeze ku gishyitsi. Ahari wavuga uti amashami yahwanyuriwe kugira ngo nterweho. Ni koko kutizera niko kwayahwanyuje, none nawe kwizera niko kuguteyeho. Ntukibone ahubwo utinye, kuko ubw'Imana itababariye amashami ya kavukire nawe ntizakubabarira. Nuko urebe kugira neza kw'Imana kandi no kutabera kwayo. Ku baguye ni ukutabera, ariko kuri wowe ni ukugira neza, nuguma muri uko kugira neza kwayo, kuko nutagira utyo nawe uzahwanyurwa. Kandi ba bandi nabo nibatagundira kutizera kwabo bazaterwa nk'ingurukira, kuko Imana ishobora kubagaruraho. Ko wahwanyuwe ku giti cyavutse ari umunzenze, ugaterwa nk'ingurukira kuri Elayo nziza utavutseho, nkaswe ba bandi beneyo ntibazarushaho cyane guterwa muri Elayo yabo? Bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisiraheli bamwe banangiwe imitima, ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse. Nibwo Abisiraheli bose bazakizwa, nk'uko byanditswe ngo umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Iryo ni ryo sezerano basezeranije, ubwo nzabakuraho ibyaha. Kubw'ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana ku bwanyu, ariko ku byo gutoranywa n'Imana bayifiteho igikundiro ku bwa basekuruza. Kuko impano z'Imana no guhamagara kwayo bitavuguruzwa. Nk'uko mwebwe mwagomeraga Imana kera, ariko none mukaba mubabariwe kubw'ubugome bwabo, niko nabo bagomye ubu, kugira ngo imbabazi mwagiriwe zibaheshe nabo kubabarirwa. Kuko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome, kugira ngo ibone uko ibabarira bose. Mbega uburyo ubutunzi bw'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero! Imigambi yayo ntihishurika, n'inzira zayo ntizirondoreka. Ninde wamenya ibyo Uwiteka atekereza ngo abe umujyanama we? Ninde wabanje kumuha ngo azamwiture? Kandi byose ari we bikomokaho akabibeshaho, akaba ari nawe tubikesha. Icyubahiro kibe cye iteka ryose. Amen. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya 12. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndababwira umuntu wese muri mwe, mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze, nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi, kuko turi benshi, nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we. Nuko kuko dufite impano zitandukanye, nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi, duhanure uko kwizera kwacu kungana. Cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana, tugire umwete wo kubigabura. Cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha, cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura. Ugira ubuntu abugira atikanyiza, utwara atwarana umwete, ugira imbabazi azigira anezerewe. Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwange ibiburunuka, muhorane n'ibyiza. Ku byo gukunda bene data, mukundane rwose. Ku bw'icyubahiro, umuntu wese ashyira imbere mugenzi we. Ku by'umwete ntimubibyangwe, muhirimbane mu mitima, mukorere umwami wacu. Mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Mugabanye abera uko bakennye, mushishikarire gucumbikira abashyitsi. Ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume. Mwishimane n'abishima, murirane n'abarira, muhuze imitima, ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje. Ntimukiyite abanyabwenge, ntimukiture umuntu inabi yabagiriye. Mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ari byiza. Niba bishoboka, murwanye uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Bakundwa, ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye, ninjye uzitura, niko Uwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyanywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza.